Turabashuhuje murakoze kubana natwe aho dukomeza gusoma Bibiliya, turi ku gitabo cya Esiteri dutangiye igice cya mbere. Ibirori by'umwami Ahasuwerusi. Ku ngoma ya Ahasuwerusi uwo niwe wategekaga ibihugu 127 uhereye i Buhindu ukageza Etiyopiya. Umwami Ahasuwerusi yari ku ntebe y'ubwami ku murwa w'i Shushani. Mu mwaka wa gatatu ari ku ngoma, atekeshereza abatware be bose n'abagaragu be ibyo kurya, abakomeye b'Ubuperesi n'Ubumedi n'imfura n'abatware b'intebe bateranira imbere ye. Amara iminsi yerekana ubutunzi bwo mu bwami bwe bw'icyubahiro n'igitinyiro cy'ubwiza bwe buhebuje. Iyo minsi yari 180. Nuko iyo minsi ishize, umwami atekeshereza abantu bose ibyo kurya bari ku murwa w'i Shushani, abakomeye n'aboroheje, bamara iminsi 7 ku rurembo rw'urugo rw'ibwami. Hari hakinzwe imyenda y'ibitare n'iyirabura nk'ibyatsi bibisi n'iy'imikara ya kabayonga, imanitswe n'imishumi y'ibitambaro by'ibitare byiza n'iy'imihengeri ku nkingi z'amabuye yitwa marimari. Iyo mishumi yari ifashwe n'impeta z'ifeza, kandi hariho n'intara z'izahabu n'ifeza ku mabuye ashashwe ya marimari y'amabara menshi atukura n'ay'ibitare n'ay'imihondo n'ay'imikara. Babahera ibyo kunywa mu bintu by'izahabu bidahuje urugero, na vino y'ubwami nyinshi, kuko ariko umwami yatangaga. Uko kunywa kwabaye nk'uko byategetswe, ntawabahataga, kuko umwami yari yategetse abanyabintu bye bose ko baha umuntu wese uko ashatse. Kandi umwamikazi Vashiti nawe atekeshereza abagore ibyo kurya mu nzu y'ibwami ariyo y'umwami Ahasuwerusi. Umwamikazi yanga kwitaba umwami. Nuko ku munsi wa 7 umwami anezeza umutima na vino, ategeka Mehumani na Bizita na Haribona na Bigita na Abagita na Zetari na Karikasi, inkone ndwi zaherezaga umwami Ahasuwerusi, ngo bazane umwamikazi Vashiti imbere y'umwami yambaye ikamba, kugira ngo amurikire abantu n'abatware ubwiza bwe, kuko yari umunyaburanga. Ariko umwamikazi Vashiti yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami yamutegekesheje inkone ze. Umwami niko kurakara cyane, uburakari bugurumana muri we. Umwami aherako abaza abacurabwenge bazi ibyabaye kera, kuko ariko yabigenzaga ku bacurabwenge bazi amategeko n'amateka bose. Kandi umwami yegerwaga na Karishena na Shetari na Adimata na Tarushishi na Meresi na Marisena na Memukani, abatware 7 b'Ubuperesi n'Ubumedi, ariko bo bashyikiraga umwami bakaba mu cyimbo cy'imbere ku mwami. Umwami arababaza ati, umwamikazi Vashiti turamugenza dute mu by'amategeko, kuko yagandiye itegeko umwami Ahasuwerusi yamutegekesheje inkone? Memukani asubiriza imbere y'umwami n'abatware ati, umwamikazi Vashiti ntacumuye ku mwami wenyine, acumuye no ku batware bose no ku mahanga yose ari mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose, kuko ibyo umwamikazi yakoze ibyo bizamamara mu bagore bose, bitume basuzugura abagabo babo, nibivuga yuko umwami Ahasuwerusi yategetse ko umwamikazi Vashiti amwitaba akanga. Ndetse uyu munsi abatwarekazi b'Ubuperesi n'Ubumedi nibumva ibyo umwamikazi yakoze, nabo niko bazagirira abatware b'umwami bose. Nuko rero hazabaho agasuzuguro kenshi n'uburakari. Umwami niyemera inama ategeke itegeko ry'umwami, maze ryandikwe mu mategeko y'Abaperesi n'Abamedi rye guhindurwa, yuko Vashiti atazongera kugera imbere y'umwami Ahasuwerusi, kandi n'icyubahiro cye cy'ubwamikazi igihe agiha undi umurusha ingeso nziza.
nuko bamamaza iteka umwami agiye guca rikwire mu gihugu cye cyose kuko ari kinini. Niho abagore bose bazubaha abagabo babo, abakomeye n'aboroheje. Iyo nama ishimwa n'umwami n'abatware. Umwami aherako abigenza uko Memukani yamugiriye inama. Yohereza inzandiko mu bihugu by'umwami byose, igihugu cyose uko imyandikire yacyo iri, n'ishyanga ryose uko ururimi rwaryo ruri, ngo umugabo wese ajye ategeka mu rugo rwe, kandi ngo baryamamaze mu ndimi z'abantu be uko zingana. Igice cya kabiri. Esiteri atoranywa aba umwamikazi. Hanyuma y'ibyo, umwami Ahasuwerusi ashize uburakari yibuka Vashiti n'ibyo yakoze, n'igihano bamuhannye. Maze abagaragu b'umwami b'abahereza baramubwira bati: nibashakire umwami abakobwa b'inkumi beza, kandi umwami ategeke abatware bo mu bihugu by'ubwami bwe byose ngo bateranirize abakobwa b'inkumi beza bose mu nzu y'abagore mu murwa w'i Shushani, babashyikirize Hegayi inkone y'umwami umurinzi w'abagore, kandi ngo bahabwe ibintu byo kubarimbisha. Maze umukobwa umwami azashima abe umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Nuko umwami ashima iyo nama, abigenza atyo. Mu murwa w'i Shushani hari umuyuda witwaga Moridekayi, mwene Yayiri, mwene Shimeyi, mwene Kishi, umubenyamini. Yayiri yajyanywe ari imbohe n'abandi banyaganwe i Yerusalemu na Yekoniya umwami w'Abayuda ubwo yajyanwaga na Nebukadinezari umwami w'i Babuloni. Moridekayi uwo niwe wareze Hadasa ari we Esiteri umukobwa wa se wabo, kuko yari imfubyi adafite se na nyina, kandi uwo mukobwa yari umunyagikundiro afite uburanga. Se na nyina bamaze gupfa, Moridekayi aramujyana amurera nk'umwana we. Nuko itegeko umwami yategetse rimaze kwamamara, abakobwa benshi bateranirizwa ku murwa w'i Shushani barindwa na Hegayi. Esiteri nawe ajyanwa mu nzu y'umwami, arindwa na Hegayi umurinzi w'abagore. Umukobwa ashimwa na Hegayi, amugiriraho ubuhake. Hegayi agira umwete wo kumuha ibyo kumurimbisha, amuha n'imigabane ye n'abaja 7 abo yari akwiriye guhabwa bavuye mu nzu y'umwami. Amutoranya mu bandi, amujyanana n'abaja be, amushyira mu nzu y'abagore aheza haruta ahandi hose. Kandi Esiteri ntabwo yari yigeze kuvuga bene wabo cyangwa ubwoko bwe, kuko Moridekayi yari yaramwihanangirije kutabivuga. Kandi Moridekayi yajyaga agendagenda imbere y'urugo rw'inzu y'abagore kugira ngo amenye uko Esiteri ameze n'uko yaba. Kandi umukobwa wese yagiraga igihe cyo kumurikirwa umwami amaze gusohoza itegeko ry'abagore amezi 12, kuko igihe cyo kwarikwa kwabo ariko cyameraga. Amezi 6 bihezuraga imbiribiri, ayandi mezi 6 bakaba bafite ibihumura neza n'ibindi byo kwarika abagore. Maze umukobwa agaherako asanga umwami, yava mu nzu y'abagore ngo ajye mu nzu y'umwami, icyo yashakaga cyose akagihabwa. Yagendaga nimugoroba akagaruka mu gitondo, akajya mu nzu y'abagore ya kabiri, akarindwa na Shashigazi, inkone y'umwami yarindaga inshoreke, ntiyongere gusubira ku mwami keretse iyo umwami yamushakaga akamuhamagaza mu izina. Nuko igihe cya Esiteri cyo kumurikirwa umwami gisohoye, ari we mukobwa wa Abihayili se wabo wa Moridekayi, wari waramureze nk'umwana we, ntacyo yasabaga keretse ibyo Hegayi inkone y'umwami umurinzi w'abagore yategekaga, kandi ashimwa n'abamurebaga bose. Nuko mu kwezi kwa 10 ariko kwitwa Tebeti, mu mwaka wa 7 wo ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi, Esiteri ashyirwa umwami muri kambere. Umwami abonye Esiteri aramushima, amurutisha abagore bose, aramukundwakaza amurutisha abakobwa bose, bituma amwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti.
maze umwami atekeshereza abatware be bose n'abagaragu be ibyo kurya byinshi mu birori bya Esiteri, ahesha ibihugu bye kubabarirwa, atanga impano nk'uko umwami azitanga. Ubwo bongeraga guteranya abakobwa ubwa kabiri, Moridekayi yari yicaye ku irembo ry'ibwami, kandi Esiteri yari ataravuga bene wabo cyangwa ubwoko bwe ubwo ari bwo, nk'uko Moridekayi yari yaramwihanangirije, kuko Esiteri yumviraga itegeko rya Moridekayi nk'uko yaryumviraga akimurera. Moridekayi ahishura inama z'abagambaniraga umwami. Muri iyo minsi ubwo Moridekayi yajyaga yicara ku irembo ry'ibwami, abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga urugi, Bigitani na Tereshi, bararakara bashaka kwica umwami Ahasuwerusi. Imigambi yabo imenywa na Moridekayi, nawe abibwira umwamikazi Esiteri. Esiteri aherako abimubwirira umwami. Barabigenzura basanga ariko biri, abo bombi babamanika ku giti, maze ibyo babyandika imbere y'umwami mu gitabo cy'ubucurabwenge. Igice cya gatatu. Moridekayi asuzugura Hamani, nawe ashaka kurimbura Abayuda. Hanyuma y'ibyo, umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hamedata Umwagagi, amugira umutware mukuru, intebe ye ayiha icyubahiro, ayirutisha iz'abatware bose bahakanywe. Abagaragu b'umwami bose babaga bari ku irembo baramupfukamiraga bakamuramya, kuko umwami ariko yari yarategetse, ariko Moridekayi we ntiyamupfukamiraga ngo amuramye. Bukeye abagaragu b'umwami bari ku irembo ry'ibwami babaza Moridekayi bati: ni iki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami? Bakomeza kumuhana uko bukeye, atabyumviye babiregera Hamani ngo barebe ko yemera ibya Moridekayi, kuko yari yireguje ko ari Umuyuda. Hamani abonye yuko Moridekayi atamupfukamiye ngo amuramye, ararakara cyane. Abona yuko gufata Moridekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Moridekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura Abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi cyose, ari ubwoko bwa Moridekayi. Maze mu mwaka wa 12 w'umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma, mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, baraguza inzuzi zitwa Puri imbere ya Hamani, baraguza iminsi yose n'amezi yose uko bikurikirana, bageze ku kwezi kwa 12 kwitwa Adari, Adari. Hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati: hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose. Amategeko yabwo ntahura n'ayandi mahanga, kandi ntibumvira amategeko y'umwami, nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Umwami nabishima, iteka ricibwe, baryandike ko barimburwa. Nanjye nzatanga italanto z'ifeza inzovu, nzihe abanyabintu b'umwami, bazishyire mu bubiko bwe. Nuko umwami yambura impeta ku rutoki ayiha Hamani mwene Hamedata Umwagagi, umwanzi w'Abayuda. Umwami abwira Hamani ati: ifeza uzihamanire, kandi ubwo bwoko ndabuguhaye, ubugire uko ushaka. Bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere, bahamagara abanditsi b'umwami, bandika ibyo Hamani ategetse byose, babyoherereza ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe batwaraga ibihugu bye byose, n'ibikomangoma byo mu mahanga yose, igihugu cyose uko imyandikire yacyo iri, n'ishyanga ryose uko ururimi rwaryo ruri, babyandika mu izina ry'umwami Ahasuwerusi, bashyiraho n'ikimenyetso cy'impeta ye. Nuko boherereza inzandiko, baziha intumwa zizijyana mu bihugu by'umwami byose, ngo bice Abayuda bose, abakuru n'abato, abana bato n'abagore,
babarimbure babamareho umunsi umwe, ari wo munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, kandi ngo bajyane ibintu byabo iminyago. Maze bandikira amahanga yose bakurikije urwo rwandiko, ngo bitegekwe mu bihugu byose ko bitegura uwo munsi. Nuko intumwa ntizatinda zijyanwa n'itegeko ry'umwami, itegeko ryamamara ku murwa w'i Shushani. Maze umwami na Hamani bicazwa no kunywa, ariko abo ku murwa w'i Shushani barumirwa. Murakoze, reka turekere aha, tuzakomeza ejo. Imana ibahe umugisha.